ibihe bikomeye ibihe bibi byose tubyibuke y'amagorwa yaje turamaza tugasenga ubutitsa tubabaye. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi ni icyumweru cya gatanu cy'igisibo kuwa 29 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2020. Reka dusangire kuzirikana ku masomo y'uyu munsi kandi tuyahuze n'ibi bihe turimo. Isomo rya mbere rirava mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 37 umurongo wa 12 kugera ku 14. Isomo rya kabiri turisanga mu baruwa Pawulo yandikiye Abanyaroma umutwe wa 8 umurongo wa 8 kugera ku 11. Naho ivanjiri ntagatifu yanditswe na Yohani umutwe wa 11 umurongo wa mbere kugera ku 45. Ingingo remezo nifuje ko tuzirikanaho kandi kubiye muri aya masomo matagatifu iragira iti: ngiye gukingura imva zanyu bavanemo. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Ni murebe ukuntu ijambo ry'Imana ari igitangaza. Ni ijambo ridasaza kandi ni ijambo ry'ibihe byose. Iri jambo ry'Imana ni iryacu natwe uyu munsi. Muri iki gihe cyo guhangana n'icyorezo kaminuza cya coronavirusi, abantu benshi kandi n'ahantu henshi ubuzima busa n'ubwahagaze. Mu mibereho isanzwe ya buri muntu wese hari ibyapfuye, ndetse nawe kuri we ubwe hari aho yapfuye. Abantu bikingiranye mu nzu, biragoye kumva ijwi ry'umuturanyi nk'ibisanzwe. Abantu bacecetse bameze nk'abapfuye. Twiheranwa n'igicucu cy'urupfu. Iri jambo Nyagasani yaduteguriye dukore ku mutima. Aragira ati: ngiye gukingura imva zanyu mbavanemo, mwebwe muryango wanjye, maze nzabagarure ku butaka bwanyu. Reba mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 37 umurongo wa 12 kugera ku 14. Nyagasani araduhumuriza ngo agiye kuza adutabare, maze atugarure mu byacu twavanywemo n'icyorezo kimeze nk'icyadutwaye bunyago. Nuko gutegereza ubutabazi bw'Imana, hari icyo dusabwa nuko tugiye kubizirikana twifashishije iyi vanjiri tuzi neza ya Yesu Kristo azura mufuti we Lazaro. Turazirikanamo ibintu bitanu by'ingenzi. Icya mbere, tuzirikane ko Imana itagikererwa, still on time. Ngo mu gihe Lazaro yapfaga, Yesu ntiyari ahari. Baramushaka baramubura. Aho abonekeye abavandimwe b'uwapfuye Marita na Mariya, baramubwira bati: watinze, iyo uba hano umusaza wacu ntaba yarapfuye. Ibyo wabisanga mu ivanjiri ya Yohana umutwe wa 11 umurongo wa 21 ni Marita ubivuga, naho umurongo wa 32 ni Mariya ubivuga. Nyamara nyuma yaje kumuzura arongera abaho. Imana ntigikererwa. Icya kabiri
tuzirikana muri aya masomo matagatifu. Tuzirikane ko nitugira ukwemera tuzabona ikuzo ry'Imana. Ngo nuko Marita abwira Yezu nubwo yapfuye ariko n'ubu nzi ko icyo wasaba Imana cyose yakiguha. Yezu ati ningezuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Ahandi Yezu aramubwira ati ariko sinakubwiye ko niwemera uza kubona ikuzo ry'Imana. Aho kugira ngo twicare dutegereje bitangaza gusa, duce bugufi maze nk'intumwa za Yezu tumusabe kugira ukwemera, tugira tuti Nyagasani twongerera ukwemera. Reba mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 17 umurongo wa 5 kugera ku 6. Icya gatatu tuzirikana, twibuke gukura mu nzira ibyatuma Nyagasani atugeraho ngo adutabare. Ngo igihe Yezu ageze mu rugo yabasabye kumwereka aho bamushyize no gukuraho ibuye. Natwe Nyagasani aradusaba gukuraho ibidukingiriza kumubona: icyaha, ubwoba, gushidikanya, agahinda, umutima utabona abakene n'ibindi. Icya kane tuzirikana, tumenye ko burya bidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana bishoboka. Igihe Yezu abasabye gukuraho ibuye ripfutse imva y'uwapfuye, Marita ati ntibishoboka, ndetse barantuka kuko uyu munsi ari uwa kane. Bavandimwe, natwe dushobora kugira tuti ntacyo wakora Nyagasani, uko byararangiye dore hashize amezi 3, bamwe abandi byumweru 2 ntawe ugera hanze. Twongere twibuke ko Imana itabara, ariko Imana itabara nk'abantu. Iyo isaha yo gutabarwa igeze, Imana iratabara kuko ntigikererwa. Icya gatanu tuzirikana, tumenye kwibuka gushimira Imana mu bihe byose na mbere y'uko tubona ibyo tuyisabye. Ngo bamaze gukuraho ibuye, Yezu ntiyahise yihutira gukora igitangaza cyo kuzura Lazaro, ahubwo yarabanje azamura amaboko ashimira Se uri mu ijuru agira ati ndagushimira dawe uko wanyumvise kandi nsanzwe nzi ko unyumva. Natwe dushyira amizero yacu yose mu Mana kuko Imana yacu ni Imana itwumva. Umwanzuro twakora amasomo y'uyu munsi, twiringire Imana kandi tugire icyizere gikomeye cyo gutabarwa. Ariko muri uko gutegereza duhinduke turi kugengwa n'umubiri, ahubwo tugengwe na Roho w'Imana nk'uko Pawulo abitwibutsa muri iyi baruwa yandikiye Abanyaroma mu mutwe wa 8 umurongo wa 8 kugera ku wa 9. Nuko kandi Zaburi 130 ibidufashamo, duce bugufi dusaba Imana imbabazi tugira tuti Nyagasani dutabare kuko uramutse witaye ku byaha byacu ntawarokoka. Ariko rero tuzi ko usanganywe imbabazi kugira ngo tuguhanire icyubahiro. Ngwino dukure mu mva zacu twikingiranyemo imva z'urwango, imva z'ubugome, imva z'ishyari no kwikuza, imva z'icyaha n'ibyago, imva z'agahinda n'ishavu, imva z'ubwigunge n'ubwoba, maze nk'uko wabirahiye kuva kera utugarure ku butaka bwacu, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Mwari kumwe na Padiri Victor Amerika, Padiri mukuru wa Paruwasi Nyarinyenga yaragijwe Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho.